tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Reka dukomeze tubifurize amahoro n'ibyishimo aho mwamuri hose. Iyo mwamukora byose, inyungu mwamubona zari zose zibe ziva mu maboko yanyu. Mwebwe mwese aho muri mu bihugu bitandukanye, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe muri Uganda, namwe muri Kenya, abari Sudani mwese tumaze kubaha ikaze kuri Bizaza TV Rwanda. Umukobwa wa Jacob Zuma agiye kuba umugore wa 13 umwami Muswati wa gatatu. Mu minsi yashize twagize documentary ivuga ku bigwi n'amateka by'umugabo cyangwa se umwami ukomeye cyane mu butaka bwa Afrika, Muswati wa gatatu ukomeye cyane. Yavuze ubwami bwa Eswatini, yumva ubwami buzwe kugira abagore benshi n'umuco, ni nako bimeze. Rero komeza wikanze kandi komeza kora subscribe biganiro tukugezaho hano kuri Bizaza TV Rwanda umunsi ku munsi, ubuvumbuzi, ubushakashatsi bucukumbuye ndetse na siyanse ibyihishe ndetse n'amateka y'isi tuzabikugeza hano kuri Bizaza TV Rwanda, maze ubundi umenye. Icyo ngusaba ni ukuntega amatwi umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye isi n'abayituye. Nkuhaye ikaze, nitwa Eric Nshimiyimana. No Muchebo Zuma, umukobwa wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo, Jacob Zuma yerekanywe nk'ugiye kuba umugore mushya w'umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini ku munsi wa nyuma w'ibirori gakondo bimara iminsi igera kuri 4 muri iki gihugu cya Eswatini. Kwa mbere rero nijoro, umunsi wa nyuma w'ibirori bizwi nka umuharanga, No Muchebo w'imyaka 21 niwe wari inkuru ikomeye cyane nk'umukobwa ugiye kuba umugore wa 13 w'ubwami bwa Muswati wa gatatu w'imyaka 56 y'amavuko. Amashuri y'ikinyamakuru Times of Eswatini yerekana No Muchebo Zuma arimo kubyina indirimbo gakondo ari kumwe n'abandi bagore benshi cyane muri ibi birori ibifatwa nka kimwe mu biranga umuco w'ubwami bw'aba Swati. Aho kandi muri iki gihugu cya Eswatini uyu mwami ukomeje gukora ibintu by'agatangaza nk'uko duritse kubabwira muri documentary twabahaye, nuko ibinyamakuru byo muri Afrika y'Epfo bivuga ko umwami Muswati yijeje Jacob Zuma inka zigera ku 100 ndetse na miliyoni zigera kuri 2 z'amarandi n'amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga ubaze neza mu manyarwanda, yafatwa nk'intwano zo gukobwa cyangwa se zo gukwa uyu mukobwa we. Ku munsi rero wa nyuma w'ibirori bya umuholanga hagaragaye umwami Misuzulu ka Azwaritini w'abazuru bo muri Afrika y'Epfo nk'umwe mu batumirwa bakuru, aherekejwe n'itsinda ry'abarwanyi ba Azuru nk'uko bigaragara mu mashusho atandukanye yaranze ibi birori iby'uyu munsi. Mu birori rero byo kuri uyu wa mbere nijoro niko hagaragaye kandi Ilan Kama wahoze ari perezida wa Botswana, nawe yitabiriye ibi birori ibikomeye cyane. Ubundi ni umuco mu Kinyarwanda mujya mwumva ngo abagore bose n'ab'umwami, muri make ngo umugore wese aho yaba ari hose umwami aba yemerewe kuba yamugira umugore, akaba yaba umugore w'umwami cyangwa se umwamikazi. Umuhango rero ku wa mbere nijoro ufatwa nk'uwo kwishimira no kuruta abandi bagore bose babayeho muri iki gihugu, ndetse no kwerekana ushobora kuba umugore mushya w'umwami wa Muswati cyangwa se umwami wo mu bwami bwa Eswatini. Ibinyamakuru rero byaho bivuga ko abantu bagera ku 5,000 bitabiriye ibi birori byaranze impera z'iki cyumweru mu mudugudu w'ibwami witwa Ludzizi uri mu mujyi wa Lubamba, undi murwa kandi mukuru wa Eswatini wo kumwe hamwe na Mbabane. Uyu nawe Mbabane nawe n'undi mugwa mukuru wa Eswatini. Ikinyamakuru rero kigenga cyangwa se ikinyamakuru gikunda gukora amakuru ku buzima bwacyo, Swaziland News, kivuga ko cyabonye inyandiko y'ibanga rikomeye mu bushami cyangwa se muri ishami ry'imari ry'ibwami rivuga ko No Muchebo Zuma azahabwa miliyoni zigera kuri 3 z'amarandi n'ubundi amafaranga akoreshwa hariya muri iki gihugu cya Eswatini muri kwa Muswati. Amafaranga miliyoni 3 rero z'amarandi arenga miliyoni
225 urumva ko ari amafaranga menshi cyane kubona umukobwa hano ku mugabane wa Afurika ukobwa cyangwa se wahabwa ayo mafaranga abari abarakasamutwe ntabwo byoroshye. Rero amafaranga rero azahabwa uyu mukobwa ni nk'impano, urumva ni impano yonyine, nta kindi, ni impano rero igomba kuhabwa uyu mukobwa nk'impano y'umukunzi we, ubwami bwa Muswati witwezeho kandi kuba umugabo we ukomeye cyane. Uyu mwami Muswati uteze kuba yakongera akagira undi mugore wa 16. Mu minsi yashize twababwiye ko kuri documentary twakoze kuri uyu mwami Muswati, twabwiye ko uyu mwami Muswati yaraherutse mu Rwanda mwirahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yagiye agaragaza ibikorwa byinshi hamwe n'ubufatanye n'u Rwanda, yabikorwa by'iterambere, uburezi ndetse n'amahoro. Aho uyu mwami Muswati twabwiye kandi ko ari umwe mu bami bakomeye bafite imbaraga kandi bakiri batoya muri ubu bwami bwa Eswatini, aho kandi uyu mwami yitwezeho no kuzagira abagore benshi cyane, dore ko niba wibuka neza nakubwiye ko papa w'umubyara cyangwa se uso wamwibarutse nawe yarafite abagore barenga hafi 60, urumva ko bari benshi cyane, afite abana barenga 220, urumva ko bari benshi cyane, urumva nawe arashaka kugira ngo agere ikirenge mu cyase umubyara. Abazu rero n'Abaswati isubwa mbere baba bagiye gushyingirana, kuko umwamikazi w'Abazuru Matofombi Imayini Zuru wapfuye mu mwaka 2021 nyuma y'ukwezi kumwe wari umugabo we umwami w'Abazuru Godwill Zwelithini atanze cyangwa se yitabye Imana, akamuuraga ingoma y'ibwami. Yari umwami kandi uyu mwami Muswati washyingiwe mu Bazuru kandi akaba mushiki w'uyu umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini. Bakunzi ba Biza TV rero komeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi, kuko ibyamamare politike, ubushakashatsi bucukumbuye, ubumenyi bya siyanse, ubumenyi bw'isi ndetse n'ibyihishe mu mateka byose, yaba ibijyanye ndetse n'ubukungu, imikino n'imyidagaduro, byose tubikugeza hano kuri Bizaza TV Rwanda. Misuzuru ka Swelithini umuhungu wa Matofombi niwe waje kwima ingoma y'Abazuru mwaka 2022 nyuma y'amahari yari akomeye cyane n'ibindi bikomangoma bavukana kuri se Godwill Zwelithini, ariko ubu ku bagore 6 batandukanye. Muswati rero yimye ingoma mu mwaka w'1983 nk'uko tugeze kubabwira, akaba afite imyaka yimye icyo gihe yari afite imyaka 18 yonyine y'amavuko. Kugeza ubu rero anengwa kubaho ubuzima bw'agatangaza mu gihe igice kinini cy'abaturage b'iki gihugu babayeho mu bukene. Ubundi akenshi mu muco w'ibwami ni wumva ngo umuntu cyangwa se umwana abaye umwami akiri mutoya, ni umuco. No mu Rwanda murabizi, iyo wenda ubwami cyangwa se umuryango ukomokamo abami habuze umusore cyangwa se umwami, bima ingoma bakima inda imutwite. Ngo niba mama w'umwami cyangwa se umugabekazi atwite kandi bakava ko umwana ari ugomba kuzaza kuba umwami w'icyo gihugu runaka cyangwa se bw'agace runaka, icyo gihe hima indi mutwite yanda yazavuka mu gihe umwana atari yakora, ataragize cyo kugira ngo wenda ahabwe inshingano zo kuba umwami. Mama we umubyara ariwe tuvuga ngo ni umugabekazi, niwe wagomaza, niwe wabaga ari kuyobora ibwami. Imirimo yaba y'ubutwari yo kwagura igihugu yose yabaga ibwami yabaga ivuye mu biganza by'umugabekazi ariwe mama w'umwami. Niyo mpamvu rero hano mu gihugu cya Eswatini uyu mugabo cyangwa se uyu mwami Muswati wa gatatu yimye ingoma afite imyaka mike, yari kurumva imyaka yo kugira ngo umwami yarayigejeje nk'ibisanzwe n'umuco w'ibwami. Umwami Muswati wa gatatu ategeka iki gihugu gifite 1,200,000 y'abaturage akoresheje amategeko y'ubwami. Amashyaka ya politike arabujijwe kandi abategetsi batorwa nabo ku rwego rw'abajyanama. Gusa urumva n'ubundi akenshi iyo igihugu gifite imico n'imyitwarire ya cyami cyangwa se y'ibijyanye n'ibwami, akenshi ntabwo usanga bigoranye kuba umwami runaka yaba wenda agiye gushaka
cyangwa se yashyiraho amategeko n'amabwiriza kugira ngo hinjire amashyaka mu gihugu cye ntabwo bikunda kuba byemewe. No Muchebo rero Zuma witezwe kuba umugore we mushya nawe ava mu muryango n'ubundi wemera gushaka abagore benshi. Ati bimeze gute? Impamvu nuko n'uyu use wa No Muchebo Zuma Jacob Zuma myaka 42 y'amavuko yashakanye n'abagore bagera kuri 6 ubafite 4 n'abana barenga 20 nkuko ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza kibyanika cyangwa se ikibitangaza. Aya makuru rero n'ubundi abagiye acacira ku bitangazamakuru bitandukanye yaba ibinyamakuru nka BBC Gahuza Muryango, ibinyamakuru bitandukanye bya Kigali Today n'ibindi bitandukanye byandikwa muri Africa, France 24, The New Times n'ubundi babyagiye bigaragaza ibigwi n'amateka by'uyu mwami. N'umva natwe twibiza TV Rwanda tubagirira rero mu gihe icyavuba gishize rwose gishize Zuma wabaye perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka wa 2009 n'umwaka wa 2018 akavaho yagujwe cyangwa se yegujwe n'ishyaka rya African National Congress yirukanywe muri iri shyaka maze ashinga irye yiswe umukento we sinzwe aho mu matora aheruka ryabaye irya gatatu cyangwa se ryaje ku mwanya wa gatatu mu mashyaka agize inteko ishinga amategeko n'amajwi 14%. Ni ibintu rero bikunze kubaho ibwami aho bagiye bakora ibikorwa bitandukanye. Urabyibuka nk'igihe abazuru bimitse umwami wabo mu mahari akomeye cyane y'umuryango, kandi none uribuka nanone umwamikazi w'abazuru igihe yapfuye nyuma y'ukwezi yari yimitswe. Ni ibintu rero bikomeje gutangaza muri ubwami bw'Abaswati cyangwa se bwa Eswatini, aho rwose ibintu bishobora kuba byakongera bikajya mu buryo twongeye kubona ibirori bitangaje iby'ibwami. Nitwa Eric Nshimimana, komeza ukore subscribe ukoresha ku biganiro byacu kugizo bya buri munsi, yaba amakuru atandukanye, ibyegeranyo cyangwa se na documentary, amakuru bijyanye na siporo, politike, byose tukugeza no kuri Bizaza TV Rwanda. Komeza wowe winjire mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda usharinga ibiganiro byacu, nta yindi neguza naho butaha.